ndamukunda muvyumve ndamukunda cyane yambereye byose yambere inshuti yambere umuvandimwe. Happy birthday to you Hope. Happy birthday to you. Yes, alright, ni Omar Promoter mukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha. Ewana nukuvuga ngo hano ni Dekeza Hotel tuba turi aho dukurikirana ibintu neza rimwe kuri rimwe isaha ku isaha. Murabizi yuko uyu munsi aribwo Saint Valentin igomba kurangira hano muri Dekeza. Murabibona rero nakuzaniye ibintu bitandukanye kanangire nkubwira ngo ndakwakiriye nuko nsigaye nangira nkwakira nkuzanira abakobwa beza cyane, nkuzanira abakobwa nahandi wabakura ni Dekeza Hotel hano hepfo gato n'umurenge wa Kimironko. Ukihagera rwose ushobora kunkoraho ati Omar Promoter ngira ngeza hanaha mbigenze gute. Ariko right now ngumba nabakuzaniye umwe ni undi bamwita nde mu mwanya muto cyane amwita Amanda cyangwa se twini. Reka mukanya barakwibwira n'abakobwa beza cyane n'abahosta. Aba n'abahosta cyane abagiye batandukanye kuva mu Burundi. Murabizi bushize twari kumwe na Hovi, none uyu munsi yazanye na mugenzi we. Ese birarangira bite? Ese biraba bimeze bite? Ni mu mwanya muto cyane hano ni BBM TV. Utibagirwa gukora share, comment, like and subscribe kuri BBM TV. Ngewe kugezaho ibiganiro ni Omar Promoter. Hirya no hino nkubwira ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Nukuvuga ngo n'umujyi wa Kigali ari naho biri kubera right now. Reka nkubwire ngo akazi kose tugakorera hanga kandi niko yaba bimeze. Alright, twaje sasa. Yaman. Nkuko nari mbabwiye ntago njya mbabahiriza. Uyu munsi wa none dufite abakobwa beza cyane kandi abano bakobwa reka nangire batwibwira bimeze bite. Salama abakobwa beza cyane. Salama. Ungerijwe cyane bakumva umukobwa mwiza nkawe nyine. Bimeze bite amakuru yawe? Amakuru yanje ni meza ndashima Imana, namwe murabona ko meze neza. Nabonaga mu kanya uri kutamba. Ndabikunda cyane. Yego. Kuviriya yose kugeri nahangaha turaza kugenda tumera nkaho tubivugaho ariko tutaranabigeraho cyase tutaranabivuga. Uyu munsi wa none ukwibutsa iki? Kuri uyu munsi wa none hirya ego yari kuri kuri 14 shade. 14 ego aho niho nanjye nashakaga. Alright, twinjira neza cyane mu kanya gato cyane. Murumva ibyejo uko byari bimeze kuri 14 cyase 14 mwakagira Impano nk'inzajya nanakotora ujye umbwira uti warengereye gabanya wakotuye turagukosora. Uyu munsi wa none Hovi salama unzaniye umukobwa mwiza. Ego ndamukuzaniye n'umutini wanje. Umutini wawe? Ego. Muri make ari butwibwire cyangwa niwe uri bumutubwire uko bimeze? Abantu baragukunze ejo bundi baratubwira ati tubabarira uriya mukobwa umutugarurire ari muri vibe. Tubwire kabisa. Okay, nta kibazo ndamubabwira. Yitwa Amanda. Ego ni umushuti wanje kandi ni n'umutini wanje. Ni umushuti we ni n'umutwini we kandi nukuvuga ngo baranakorana ikigeretseho. Amanda Karame. Ibwira abakurikiye BBM TV muri rusange amazina yawe, ibyo ukora ndetse niwe unakorana na Hovi bamaze kumumenyera. Abimeze bite ko unahagararanye nawe right now? Okay, amazina yanje amazina yanje nitwa Niyo Amandine. Niyo mazina niswe n'ababyeyi ariko abantu benshi bakunda kwita Amanda. Riturutse kuri Amandine kuko niryo riborohera cyane. Ego niyo mazina yanje. Uzikoranye kenoze ngo Amandine. Noneho Hovi ahita ndeba. Urukacege turi mu mazi. Noneho andebye bwa wari bwene ko nari nzi kuzi Amanda twini byonyene bigenze bite. Hovi ndabeshye? Oya nagubeshye byanunguye. Wibajetse ninde wari mubwiye byagenze bite? Ese byagenze bite kugira ngo uwo muntu akubwira iryo zina? Byari bimeze bite? Fora ninde bundi wari mbwiye? Of course ngiye natunguwe ko ndaziko teka muri famille wabo ntimaza Amandine. Nanjye nk'umu best friend we kandi umuntu yitwa twini we nitwe tuzi Amandine, abandi benshi bazi Amanda. So wamuhamagaye Amandine mba like numva ndatunguwe kuko ntago abantu benshi barizi.
Yego. uyu munsi nifuje kubakoresha cyangwa se gukora iki kiganiro turi muri vibe duhagaze n'ibinaba ngombwa muzajya mukubitamo akazi kabisa kuko hafi ahangaha dufite aba DJ bagiye kudukaragira murabizi. So uyu munsi nahinduye ibintu mvuga ngo ndabizi yuko mukunda icyubahiro abakobwa mwicare ladies first, ariko uyu munsi navuze ngo nka Omar promoter nakora gaki kugira ngo byora na Amandine cyangwa se Amanda hoster aze kubona kano kantu. Amanda urabibona ute cyatwagusuzuguye? oya nanabikunze sinkunda kwicara je nkunda guhagarara kubera ko mama wanje akunda kumbwira nyine hari ukuntu urumva mama wawe nyine agutuma nk'ikintu ugahagarara. Rero mama yagize kumbwira ikintu arambwira ngo we ngo ntibintunguye kubera ko nyine no mu kuvuka habanje amaguru niyo mpamvu nkunda guhagarara ibintu byo kwicara sindabikunda. aho fati ni kaguru uvuga ngo umutumye ahantu agenda yirukanga right? Fast iminota mike cyane. Uyu munsi rero ni ibintu bidasanzwe. Uyu munsi twaje kwizihiza icyumweru gisoza Sevalent cyangwa se icyumweru gisoza Valentine's Days tumazemo iminsi. Abakunzi banyu tugiye gutangira mukatira abantu b'iki cyumweru babababaje kandi mumbabarire mubikore mumva mubashishure koko. Hovi ndabizi ibyo ugiye kubabwira mumbare muri la kamera muhere abuyu munsi bo mube mubababariye kuko hari igihe ushobora kumutuka cyangwa ukamubwira nabi ari mu nzira agiye kukugeraho azanye n'iki konvoye cya atari. Twagiye rero abakubabaje kuvura munsi bakundana ukirirwa mu buriri byagenze bite? Unabamana ubabwiza kuri BBM TV twe tubwizanya abantu ukuri. Okay. Uyu munsi sasa Amandine bimeze bite? Twatangiye tubona mwibereye mu mazi mwoga biranancanga murambwa muti Omar vipi we ko mbona utajya muri modu byatangiye bitubundi niwe wavuze abantu ati babanze boge kwa rubyango abantu bajye muri vibe bajye muri modu byari bimeze bite? Okay, nkuko bivuze kuri uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi udasanzwe wo guheza igikorwa nyine cyashizweho cy'abakundana nyine cya Sevalent. So impamvu nakubariye ngo uze tuje mu mazi kwaye kugira ngo nyine tuanze twishushe twenjoyinge twumve nyine umunsi nyine turimo urumva tubusoze neza kugira ngo nyine tuanze nyine vibing. Ya ni mpamvu nakubwiye ngo uze tuje mu mazi kugira ngo tubashe kuvibinga. Ati tubashe kuvibinga. Ase ubitangira guhostinga wowe ku giti cyawe wumvaga hari uburyo uzahura na Hovi ego nubwo ari twino hari biba biri kurimo nawe bimurimo wabitekereje ute ko wahuza nawe mukaba mwakorana? Okay, muri make ni twino wanje nyine ndizera ko nawe bizi hama ibyinshi akunda nanje ndabikunda. So kugira ngo ntangure guhostinga ndakeka ariwe yabinzanyemo nyine ego twabiganiriyeho kuko nanjye ndabikunda nkunda ibirori nkunda kwenjoyinga nkunda ego burya muri iyi si kwenjoyinga cyambere kuryoherwa ubuzima cyane cyane ko abarundi murabizi dukunda kwenjoyinga. Mutari kubona uko muza mu Rwanda bimeze neza aho muri? Ndabaramukije. Ati ndabaramukije kabisa. Noneho tunihuse cyane dukubita tubangura uyu munsi wa none twaje kuri uyu munsi wa none kubera wowe twaje kubera Hovi kubera iki amasura amwe mba nabonye ari yakomeza kuza na abantu banyu bahoraho cyase dukomeze twitege mbibajije kare wenda se abantu bari buhinduke haze nabandi bimeze bite? Okay, ya n'abantu bacu n'abagenzi bacu ariko n'abandi baracaza uraze kubona amasura mashasha kubera ko nyine hari aho tumaze kugera. So abantu n'abagenzi bacu ariko no mu kanya haraza n'abandi kuko show ntiratangura igiye gutangura mu kanya umuhanzi wacu agiye kuhagira nkuko namwe mubizi nkuko byateguwe. Ego banyibukirize umuhanzi wacu n'uwo ariko tutaranamugira Hovi ko mbona ntaramenye ibyaho ko bimeze bite? No njemeze neza nta kibazo. Guys njemeze neza nta kibazo mfite. Turi mu munsi mwiza umunsi wo kurangiza Sevalent cyangwa se gushira agafuniko karangiza Sevalent.
meze neza ndi kumwe na twin wanje twaje guhostinga dekeza nk'ibisanzwe turabafitiye ibintu byinshi turabafitiye abadije batandukanye n'umuhanzi wacu Impano mu kanya araza ni ibintu bya vibe ni show ya danger n'abatarahagera guys ndabararikira gukunda dekeza hotel. Uretse Impano hari abandi bahanzi mwatekerejeho uwo munsi murimo guhostinga cyase muvuga muti tugiye guhostinga iyi ni nka after party cyase kuvuga ngo icyumweru abantu bamazemo bakundana reka tubaho ibirori reka tubaho ibyishimo ese uyu munsi wa none hari abandi bahanzi mwatekerejeho cyangwa nuwo wenyine abantu bari bwitege? Ufite nagara abahanzi gusa kuko turi kumwe n'abandi basitari batandukanye aba DJs aba hosters aba MC abakinyi ba movie n'abantu batandukanye bahari vraiment sinavuga ngo ni Impano gusa cyangwa Impano hari abantu benshi twakoranye ba Cyane twakoranye ba Kalfan twarakoranye ba Kadafi abakamezi bakamejeje nyine namwe murabizi sibyo mbo turi kumwe n'undi muntu arenze nicyo navuga turi kumwe n'umustar njye niko mufata kuko arandenzeho ni umubebi akina basket akinira muri hoops akina ku rwego rw'igihugu yakiniye amaclub yes yakiniye amaclub atandukanye arafite anniversary uno munsi nishema kuba turi kumwe nawe araza cyangwa yahageze I don't know bimeze bite? Yahageze kare turi kumwe of course ujya kumutuzanira reka nsigarane n'uno mukobwa mwibariza utuntu dukeya cyane hanyuma atuzanira umukobwa umeze neza cyane. Amanda turimo no kugana ku musozo bino bintu ubizamo cyase uvuga utereka mbaze mushuti wanjye twin wanjye wenda byari bimeze bite kuri wowe ese wabyumva gute wumvaga se uzabishobora byagenze bite? So muri makeya iyo ukunda ikintu je tutarabiganira ko na mbere narabikunda mbere ndabikubwira umbaza ikibazo nakubwiye ko nkunda ibintu by'ibirori nkunda kwenjoyinga okay nkunda kwenjoyinga nkunda enjoy so tutarabiganira ko nyine nje kibazo warumbajije so narabyifuza ariko Imana impuza n'umuvandimwe wanjye ndamukunda mu byumve ndamukunda cyane yambereye byose yambere inshuti yambere umuvandimwe muri make sinzi ko nabivuga so hama tutabiganira ko nabwiye ko nyine nabyimvamo narabyifuza ariko ngira Imana impuza n'umuvandimwe wanjye ambasha kuko hari intambwe yateye imbere yanjye bituma nyine mwubakira kundi yambere nka fondation ego kandi ndayimushimira n'imbere y'abantu yarakoze. Okay uzi kuririmba? Ndabikunda. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa ngo Joyeux anniversaire uriya muntu agiye kumutuzanira and then kuri BBM TV murabizi yuko abakunzi bacu cyangwa se abandi bose tujya dushyiraho udushya mu tuntu n'utundi bari bagiye kutuzanira umukobwa mwiza cyane uteye neza cyane ukina basket abasore barashize bose arabakatira aravuga ati niwe Omar promoter wenyine nzagwa inyuma ariko reka tumuzane tumuririmbira ngo happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hope. Happy birthday to you. Oh, bravo. Yeah man. Uriyumva ute kuri uyu munsi w'amavuko wawe bagusohokanye mu cyumweru gisoza Saint Valentin cyangwa Saint Valentine's umunsi w'abakundanye? Ndiyumva neza cyane kuko ari ibintu natekerezaga nyine ni surprise yanungwe nanjye ubwanjye nkavuga ati mfite abantu banekerezaho kabisa ndabishimiye kandi bakoze cyane. Hobby cyase ni hobby I don't know hope bivuga niba nibeshye ni icyizere right uyu munsi ufite icyizere kingana iki nk'izina ryawe cyo kubona abantu benshi none bari kugukatira gato bishimye kuruta ibyo wowe utangiye kubona? Icyizere cya mbere mfite ni ukubona abantu benshi baza gufana basket bagafana ikipe yacu ya The Hoops uko baba benshi niko twaya tubasha kuvugana bakaba babasha no kujya aho duhurira tukishimana tukakata ayo makeke menshi cyane. Uyu munsi ndi bunywe ku bwawe? Yego.
Okay. Alright, uyu munsi ndanywa ku bwa Hope. Reka twivugira akantu gato cyane nubwo ari anniversaire cyase umunsi w'amavuko wawe. Ese uwufata ute kuri wowe? Ese hari izindi activity bashobora kuguhamagaramo ubizi ko uwo munsi wavutse ukazijyamo? Je nkufata nk'umuntu udasanzwe mu buzima ko umuntu avuka rimwe mu mwaka. Ufite njyewe usibye basket nta kindi kintu ahamagaramo kindi ngo nyitabire ko basket nicyo kintu nkunda mu buzima cyo kimwe ibyishimo kandi kikamba n'inshuti nyinshi cyane. Ejo bundi bamuritse ikipe umuhanzi wenda unakomeye niko nabyita mu Rwanda waje kumurika hariya bita UGB I think niba nibeshye wari uhari koko niba ukunda basket cyangwa banabikora ni wari uri no mu Rwanda bahostinga bari bafite meeting abi private abantu ba UGB nabo bahanzi ariko amarushanwa ya Legacy narayitabiriye natwe twaritabiriye nka team yacu gusa ntabwo twashoboye kugera kuri finali ariko naritabiriye mbona abantu bose ba Bruce Melody n'abandi bantu benshi cyane bagaye ego narayibonye. Uravuze uti ntago nabashije kugera ku ntsinzi cyase finali uyu munsi wa none umfite wizeye ko no intsinzi tugiye kuzibona? Ego ndabyizeye kuko iyo ufite umufana cyangwa ufite umuntu ugushyigikiye ndabizi neza ko wagera kuri se biza bikurikiyeho. Ego byose biza nyuma. Reka nisubirire ku muntu wanje nkunda cyane bita Hobby ngo Hobby wanwaye umutima igose naho ya nago twari nese konya kuvuga ngo Hobby nkavuga Hobby byo bivuze ngo ibintu byafashe indi ntera right byaho ati ni byaho impamvu nuko buriya wasanga uri umuntu ukunda siporo cyane ukabumva nanze ibintu bya siporo ukumva wakita wisangamo fete ariko nta nubwo ugiye kure nawe kera nakinaga umupira urumva rero biza kurangira ngeze kuri mikoro ariko nibyambuza kugwa inyuma kandi icyo waba ukora cyose ngiye ndidekaraye nuko nisabira urukundo nta bindi muzategereza ngo gutera ivi hoya dufite uko tuzabikora ndabeshye. Oya ntago ubeshye gusa ikindi siporo ni ubuzima nyuma yo gusenga akora siporo ukagira ubuzima buzira umuze. Reka nje niganire n'umuntu wanje cyane wiva muri kamera akose wowe anniversaire tumwe pase akareka Hovi bimeze biterata kunzanira uyu muntu wabitekereje gute wari wabitekerejeho cyangwa ni ibintu wakoze ugeze ahangaho ukavuga uti ninjya kuri kamera ngenda tungura BBM nzana umuntu pa Bon kuvuga ngo usibye no kuba nabatunguye ariko n'umushiti wanje vraiment n'umugenzi wanje Hope twariganye igihe kinini Hope twarakoranye nari nakina basket numwe mu bantu batumye nkunda basket cyane byari ishema cyangwa se numvaga nishimiye kuba nabana nawe hano deje no kuba tuzanye mu kiganiro numvaga ko ngomba kumutungura akabwira abanyarwanda ibijyanye na basket na sport muri rusange ko sport n'ubuzima nk'uko yabivuze. So nimba siporo ari ubuzima bivuze ngo nayo ni kimwe mu dufasha kwinjoyinga nimba ngende hano as a hoster cyangwa umu MC nkaba ndi hano ndi kumwe n'abasitari batandukanye nawe ni umusitari mugenzi wanjye namutumiye kugira ngo dufatanye gucelebratinga isabukuru ye deja anasangize abanyarwanda muri rusange icyo siporo imaze mu buzima. That's it. Okay. Okay, murakoze cyane ntago byoroshye gufata mikoro kuko si ibintu byacu ariko umuntu yagerageza. Ego njye ikintu nabwira cyane abakobwa nabashishikariza kujya bakora siporo cyane. Siporo ni ubuzima kandi ndabizi neza abakobwa kenshi turitinya ariko umukobwa yitinyutse akajya muri siporo muri Rwanda rwacu ntago abakobwa bakora siporo cyane ariko ushiritse ubute akayikora ndabizi neza ko bimugirira umumaro usibye no kuba byamugira umumaro cyangwa bikaba byamutunga. Hari igihe siporo nyine ni ubuzima indwara yakugabanyiriza indwara runaka cyangwa se stress uvuye mu kazi ego byagufasha. Nge ikindi kintu navuga ndashimira equipe yanjye The Hoops ndayikunda cyane kandi ndifuza ko izagera kure.
ego ku rundi ruhande ndashimira Hovi ni umuntu twiganye kera 2019 urumva ko hashize imyaka myinshi cyane ariko yagerageje gukina basket biramunanira biranga ariko twakomeje kwipinga nyine our friend ariko nawe ndamushishikariza kwigarukamo ajya kuri siporo niyo ataza muri basket ariko ajya kuri siporo kandi y'abakobwa abamama bajya bakora siporo ndetse n'abagabo b'abagore babo bajya bashishikaza gukora siporo ko siporo ni ubuzima niba bakajya babaca intege bumve ko siporo zikorwa n'abantu baba bameze nk'abagabo bityo ya siporo ni ubuzima pe ni ubuzima ni nk'imiti bakwandikira muri farumasi yego okay murakoze jewe kuri Instagram nitwa karugenge/hasi_hope kandi ndifuza ko mwadushyikira nka The Hoops Rwanda niko twitwa The Hoops Rwanda kuri Instagram niko twitwa kandi turabifuza nk'abafana benshi mujye muza mudushyigikire turabifuza pe kuko nk'abantu bakunda siporo bya byiza muje niyo mwatubera aba sponsor cyangwa mukatubera aba fans byaba nyine it's better. Yes, alright ati mutubereye aba sponsor kandi already ndahari byarangiye already we wageze mu mavuta ubu nawe urace BBM n'uburyowe nago babizi so nza kuza kugana kuri Hobby and Amandine reka nongere mbibutse ko ushobora kwizira hotel de Keza bakaguhereza ibintu bimeze neza cyane bakakwakirana ubwuzu n'urukundo bafite abaseriveri babigize umwuga bafite aba DJ ndetse n'aba hosters bagiye batandukanye babagezaho ibitaramo no kwishima mu gihe cya weekend muvuye mu tuzi tugiye dutandukanye reka nikomereze rero na Amandine tugana ku musozo niki wenda muri rusange wagira nk'inama urundi rubyiruko uko wagiye utuganirizaho ko witinyutse ukabwira twini wawe ati waninyuye bimeze bite niki wababwira cyangwa washishikariza bagenzi bawe muri mu myaka imwe kw'iki gihe okay nkuko bivuze ikintu nashishikariza urubyiruko ni ukwitinyuka waba ufite impano ugashaka uburyo nyine izamuka kureka nyine tukitinyuka kugira ngo twubake ejo hacu heza nkanje kera naho nifuza nyine kuba umuririmbyi ndanabikunda kameme Gusa barahari studio zirahari skills nguriya umva producer uzajyamo bagukorera ikirenze kuri ibyo je ndi mtoto wa pastor ndi umwana wa pasiteri of course hano mwibo BBM mwumviye neza abantu nzana ntabwo ari abantu badasengeye please je t'en prie hano turi kumwe n'umwana wa pasiteri point entre ibintu turimo de Keza mwumve yuko binasizwa amavuta sibyo cyane gose so hamana ikunda kumeza nyine ndakubarira ku rubyiruko ahantu dukunda ndashira imbaraga cyane mu kugira inama urubyiruko no kwitinyuka tukazamura impano zacu kugira ngo twubake ejo hacu heza kugira ngo twubake umuryango utitaye ngo ndaririmba ndi umuhosta ndi umuhanzi ndiki ukumva ko byaba biguteye isoni oyaha siko bimeze je naje mbere numva ko ntaratangurira iby'ubuhosta nyine numva ko bizogaragara nayo muri societe ariko siko bimeze ni ibintu byiza cyane ndabikunda nabyishimiye kandi ndabona ko hari aho bigomba kungeza nkomeje ego reka tugushimire cyane Amandine ariko hano hari ukuntu ngiye gushaka hari umuntu nshaka kwanyegera nta wundi nawe ariyizi naze gake nyegere hano abandi muse nabegera ku Rwanda ariko nibabakure muri kamera yeranje nibave muri kamera ndashaka uyu muntu anyegera arabizi ko agomba kunyegera ibintu tugiye gukorera kuri no kamera ni ibindi aha ujya hehe ariko no musheri mwanzaniye ko ashaka kunsiga ashaka kujya gusanya n'abandi bana ashaka kuduteranya oya ntabwo yaduteranya wapi reka Amandine no nawe ajye hagati yumva uko kujya hagati y'aba twin n'aba queen bimera kameje yes sure rega ibintu byose ngemba mbizi man
Yes, alright, nakubeshyaga. Aha, reka nikomereza akantu gatoya tunagana ku musozo, tunabareka kugira ngo tujye kureba. Ndabona amakuteri twatangiye kuyakubitamo. Ese cameraman wacu ko nta kuteri mwamuhaye? Tuza kwimuhereza mukanya nuko ari mu kazi. Ubonye ikigukura, ubonye ikigutsindira. Yego. Uri defense. Byatari. Bye biragoye kuntsinda. Ubundi wowe sa nuwegera gutya ndashaka ko umuntu azamo neza kabisa. Ubundi wowe yes, ubundi wowe yo duhuye twita twimirira nk'abasazi tu. Urabizi ariko vibe ya danger kabisa. Yes. Hovi. Nukuri kw'Imana turishimye kuba uyu munsi wa none watuzaniye bano bantu, harimo n'uwagize isabukuru. Bino bintu turabikunda cyane kandi nanjye mukanya mu mure ndabampari. Niki wamuteganyirije nk'umuntu wakoze isabukuru cyangwa nibanga? Nukuvuga ngo twayerekare turi kumwe, nk'umwana wavutse ari gusangira n'abashuti banje nawe kandi abashuti be. So nukuvuga ngo ikintu cyadanje tumuteganyiriza nuko tugomba gutuma arangiza Valentine's Day neza. Nubwo atari uyu munsi yarangiye, ariko agomba kwisoza neza nk'umwana wavutse, akata amakeke menshi, amakeke aturutse muri The Hoops turashaka, amakeke aturutse The Keza yayabonye, iturutse kuri Hovi yayibonye. So nukuvuga ngo Hope cyangwa Karugenge, umwamikazi wa The Hoops, uyu munsi ni show. Alright, uyu munsi ni gahunda kabisa. Uyu munsi ni gahunda kabisa. Alright, reka rero ndi kugana no ku musozo w'ikiganiro nageranye na bano bakobwa mbere yuko mbarekura. Ni ukuri baba bafite abafana bakomeye cyane. Hari abantu bagiye bababaza abantu mu minsi igiye itandukanye, ese byari byakubaho mu tuntu n'utundi twagiye? Njyewe ntago birambaho, nta nubwo byambayeho. Gusa reka mbarabure guys, nimba ufite umukopine, you guys nimba ufite umukope cyangwa umukopine kuri Saint-Valentin ukaba waramubabaje yawuzu, sibyo? Kandi ikindi nabonye barapostinze zira boro ngo 25,000 byanyu ngo bigiye muri puberi n'ibiki. Ntago gutanga ururabo ari ibintu byo kuvuga ngo nukwiyamamaza. Nukuvuga ngo nimba ufite umukope cyangwa umukopine ukaba waramuhaye gift cyangwa se waramuhaye ururabo, ku mutima niho urukundo rugaragarira. Ntago urukundo rugaragarira muri izo ndabo wamuhaye. Kuba waramuhaye ururabo nuko wari umwubashye kandi umukunze, ukeneye kumushimisha. Ntago ari uko wari umuhaye ururabo kugira ngo arubike hariya.